umugore wanjye yabaye indaya cyane. Ibyo ndabyumva. Umukobwa wanjye yanyirukanye izuba riva. Nari mbaye iciro ry'umugani muri karitsiye. Nari kujya gusaba umukobwa wanjye ndeba n'umugore wanjye ndeba mu maso. Nicyo cyatumye mbikora, nkuraho telefone, nkuraho ibintu byose, ndavuga ngo reka mbanze niyubake, uba no mazuna y'umugabo twari dufunganywe cyagiye. Yego. None se ko umugore wawe ashaka kumusubirana? Reka ntabwo dushobora gusubirana. Ahubwo ndagiye kwimuka ngende niba ari. Ngiye kwimuka nigende. Reka none amahano nayakwizanye. Nta mahano nayakwizanye. Umuntu aronguranye n'umukwe wanjye. Sinshobora. Ninda zirimo kundya rero. Ninda zirimo kundya. Ni iki wowe nose ntago woga? Ntoga ariko kwera imyenda, nta myenda yigira imyenda yose wa mugore yarayisigaranye. Wa mukobwa wanjye indi nyita kuri nyamugore. Uwiri ko tubona. Niryo mfite n'agashati kamwe dore kare hariya mu nzu. Nanga ukambara ngo katandura. None hajemo ninda. Sinanyishe zo kaburanirwa. Ye dora gasha dora umuganga uvura abandi nibakoremo na wundi ni buganga Kivumbi. Waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira: igifu, umwijima, amibe, kwikinisha, kurangiza vuba, abagore babuze imihango, umugongo udakira, umwingo, kubyimba amaguru, amarozi y'amahuhirano. Ese wa mugore waba warazinzwe rubimenye? Igisubizo nta kindi, gana muganga Kivumbi. Ukeneye ubundi busobanuro, hamagara nimero ziri kuri screen yawe. Oh yes, reka nongeye ngwereza ikaze dukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumwe na Nyashyi Rwanda Rwanya rwakaza muri show y'Abaganda basika mutoro sase nabwo rasama materaga cyangwa sambe undi cyari ku Igeno Media TV wirebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kora subscribe mitari wayikora ndetse no kuzenda kwinjira gusaba cyane kwisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mande zigiye zitandukanye zimaze imisi kwinjinga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakuntakuze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki ngwereza ikaze wari muri Amerika zibura Afrika Australia wari mu gihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'abari imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko buryo ugenda utwigaragariza Imana yo mu ijuru izajya ibiguhera umugisha maze iminsi nkubwira ngo gira neza wigendere byanga byakundi neza uyisanga imbere kandi neza y'umuntu ngo niyimutera gukundwa. Mugani wa Theo bose babireba. Ineza yacu rero, ineza yanyu, ineza ya twese nk'abatuye isi twihurije hamwe twagira isi twifuza kandi twakuramo icyumusaruro uhambaye. Isi zira amage, isi zira umutekano muke, isi zira umwiryane, isi yuzuyemo urukundo ndetse n'imbabazi. Aka kanya rero none ushobora kwibaza ngo ndihe ngubu ndi Rwamagana hano bikigahengeri. Peti gumaho ngaho urahangeza neza wansezeranyije kuri buhangeze nta kibazo wakano kawe ndakagwa. Nuvuga ngo rero nakandagiye amakuru ko wa musaza kwa tumaze iminsi dushaka ngari gahengeri ngari hasigaye aba. Urumva amakuru ndayamenya neza ndayazingatira bambwira ko ngo ari gahengeri. Naje mbaririza n'ubundi mba nkubitanye n'umwana ngo baba mu gipangu kimwe. Nkubitanye n'umwana baba mu gipangu kimwe abarambwiye ati ngewe ahantu uwo musaza aba ndahazi. Ndagira ngo tujyane nawe. Nitumara kujyana nawe yanze kujya kuri kamera nyine kubw'umutekano we namwe murabyumva no kuko ntago wafata umwana wandi ngo umushyire kuri kamera iwabo bataguhaye uburenganzira ngo ube wamushyiraho. Rero kuza kumushyiraho ntago nabikoze kubera ko nta burenganzira mbifitiye. Reka tujyane nawe ari kugenda inyuma ya kamera reka tugende tugirane sinakwanza nushaka unakuriho kamera wera ahangeze noneho ngende biko umusaza mwibonera. Nimubona araba ari amahirwe nintamubona ubwo ngubwo nyine ndabana gendeye ubusa nta kundi sawa reka tujyane. Ntubu mbeshye nakomanga ahantu abandi bikanga. Sawa ntari igiceri cyawe se kandi ko hari icyo mfite mu ikofi mwana nkiguhe. Sari igiceri mfite mwana. Kamera wa mumpere 500 mwana mumpere 500 ndabona ntafite. Gira kamera ya mumpere. Rero ndabona mpageze rero bahandangiye reka ngo nahangaha. Sari kuko Mwiriwe neza. Itere nkwavu kandi yambwiye ko ngasiga norora inkwavu. Dore ngo mwiriwe apo cyori Hano habwiwe ni ikomere mukomere. Makuru y'iminsi Ni sawa. Hano habwiwe ni iki? Hano habwiwe ni iki? Umuzina nawe rwose ngiye burasinjya mbasha kuvuga. Yababa we ibintu wabitewe n'iki koko? Ntuzi byambaye. Wanyine reka mbaze nkubaze. Ibintu wabitewe n'iki? Baranyirukanye. Umukobwa yaranyirukanye. Nose sinari imari nyina simbizi. None nari kujya hehe?
nari kujya simbizi koko yaranyirukanye abantu ubatesha umutwe abantu batumutwe kuri iki kigero koko nese yaranyirukanye nose we kuba yari byo ndabyemera kuba yarakwirukanye byari bisobanuye kugenda telefone yawe ukayikuraho burundu ku buryo umuntu akuri perereza ngo hano ngo nimba bahita mu ruhengeri nimba ari mu gahengeri nimba ari mu naho bita gahengeri nimba ari gahengeri nimba ari he koko ndebe ikintu cyabinteye rero we ngereka mbanze nkubaze nose ubona n'inkwavu se mwahanga katange nibera hariya hano niho niyororeye dukwavu ubona ngo utudere n'utwatsi none dore ngizi nkwavu zanjye uri kuzibona ndi kuzibona rwose dore ngizo ndi kuzibona dore rero ngo nahisemo kuza hano gahengeri kugira ngo batamenya amakuru yagira telefone nyikuraho hari umwana nari narabyaye hanze bumvise ngo yanakoze ubukwe muri no minsi yakoze ubukwe barashakisha barambura kubera iki bantesheje umutwe umugore wanjye yantesheje umutwe uriya mukobwa we yanyirukanye wirebera ndavuga rero reka nze niyuba none si ikintu kizima ikintu kizima wari ukoze nkawe ubwawe koko tuje tuvugisha ukuri uri umuntu wo guhunga ku buryo abantu bashaka no gushyiraho n'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi ngo zigushake abantu bakagushaka bakakubura koko icyambere cyo agahinda kari kuzanyica we n'uwo mugore wanjye yabaye indaya cyane ibyo ndabyumva umukobwa wanjye yanyirukanye izuba riva nari mbaye iciro ry'umugani muri karitsiye nari kujya gusaba umukobwa wanjye ndeba n'umugore wanjye ndeba mu maso nicyo cyatumye mbikora nkuraho telefone nkuraho ibintu byose ndavuga ngo reka mbanze niyubake uba no mazuna y'umugabo twari dufunganywe cyagiye yego niwe na pereje nsangaho yaba bitagashira bake niwe bahise amati rero cyagisha kuntu wakiyororera azi kuntu nzi korora no gushakisha amana akazi ko kuba modere ngakariya gakaranda kabone iyo no kunatangiye no gatera sima yego ndabibona rwose naho ngaho rwose nose harani urara sara kwa buraburi niho ndara ubundi yorora inkwavu nkagenda nkihingira hano mu rutoki yampaye n'umurimo wo guhinga nuko nose kuki utashatse ku bintu bya agira abantu babimenya koko njye bundi yakubonye ndatungurwa sinanizeraga kari wende uzi gusaba wowe wimye kujya nandagare njye gukora imisiri umugore ndeba umugore wanjye ndeba n'umukobwa wanjye ndeba njye naraperereje ndaperereza menya amakuru y'ahantu hose igira ute uba sibyo niko guperereza barambwira ngo nimba hano gahengeri ni gahengeri umugabo twarafunga ntewe ndabaza barambwira ati umusaza ni haba niho mba rwose urumva bamaze kumbwira ngo umusaza ni haba nanjye ndavuga ati rero reka ngiye nzagende ngereyo ndebe ibyari byo ubwo umugore wawe n'umukobwa wawe nukwirirwa bafatanamo ntago bashobora kurebera hamwe ikibazo ukuntu kimeze ngo bare bagikemura nashi uzambabare ntuzagira umuntu umwereka none nakwitsimbye ntago mwambona ahubwo ngiye kuzajya nirirwa ncunga nyashi uzambabare ukabyarawe urumva no kunatangiye kwiyubaka ejo ni nzaba mbarenzeho nzaba mbarenze numva na nimero warayihinduye ariko gura indi simu narayihinduye ngo indi simu kadi abanzi buretse gatoye abanzi bose barambuze kuko nta wundi muntu wagira icyo amfasha uzibye ngiye kwiyubaka gusa kandi wabonaga ko intandaro kwari gusubira muri gereza birirwa umukobwa wanjye ashaka kunkubita umugore wanjye yarabaye indaya kwari gusubira muri gereza kandi ubona ko ntacyo mbaye nubwo nsa nabi mvuye guhinga rero nta kundi kuntu nari kubigenza naje hano gahengeri ndaza ndiyororera kandi mu minsi mu bihe bizaza nzaba nabarenzeho narongeye narabaye umukire none se ko umugore wawe ashaka kumusubirana reka ntabwo dushobora gusubirana ahubwo ngiye kwimuka ngende niba ari ngiye kwimuka nigende ntabwo nshobora gusubirana nabo numubwira ahantu mba n'akazi kawe numubwira ahantu mba n'akazi jewe nzajya kumubwira ahantu base umushakaye rwose ndabizi kaye wabaye wicaye ubwo nturushya wese iyi ni intebe ndi bwicareho ko ariko nzagura intebe buriya amaherezo uzagura intebe wabanje ugakemura ibibazo byawe na famiye yawe koko uri umuntu w'umugabo n'uwo kuza kwitsimba koko oya bazabyikemurire ndagira ngo babanze bigaragure mu byo barimo batazansubiza muri gereza kandi ari wowe ugomba kubikontorora neza ugomba kubikontorora ndajya ku mugore wanjye nkasanga yashatse insoresore najya umukobwa wanjye wabonye kuntu anyirukana nese nagira gute umuhungu urabyaye hanze ntashaka n'ubukwe yarabukoresheje ntashaka no kumenya isura yanjye kandi namufashije arangiza amashuri none ejo bundi ngo yakoze ubukwe ngo urumva abo bantu nababamo gute imyaka 40 ngaho abo bantu nababamo gute
izi nkwavu zanjye ubona ubu ni nyinshi zimaze kugera ku nkwavu 200 aka kanya reba urutoki aho rumaze kugera ubu ngubu naraje ngurisha inkwavu nka zingahe umugabo mpakarima gato urutoki ubona ubu n'urwaye urumva nahava gute ndashaka kuzubakamo akazu abo mugore wanjye umukobwa wanjye umwana wanjye ntawe nkeneye nta no nshaka kuzongera kubona ntibagiye kunsubiza muri gereza cyane jewe n'ubundi kumva ndi kubonekirwa shago ndizera kari we turi kumwe ni njyabwo kuntu uhageze urambese basi ngiye kuki wabimpishe ukamisha ahantu wari uzi ko byibuze ntazahamenya naravuze nibyanze bikunze kuvura umunyamakuru bari abantu uzababwira ahantu mba ndavuze byanze bikunze uzongera kumbona wenda ibyo bibazo byabo bimaze kujya ku murongo ndavuga kuva ndi umuntu w'umugabo reka nze niyorora udukwavu nicarira ngana iceceke mbareke iyo mbonye akagwa ndinywera nkiryamira harimo hariya hano abaturage banze nahinduye n'izina nsigaye nitwa Kanyamasha reka nitwa Kanyamasha ibyo kumbwira ngo nitwa Regisire Kashwi nibiba bazamenye ngiye komperereje neza nkahamenya ahantu nuko isura yanjye uyibonye ubu ndakeka ko uburyo naga ifoto yawe byo umuntu yarabimbwiye mpita mfata ifoto yawe yashyizeho itangazo umuntu arampamagara ndamubwira ati ngewe umuntu uzambonera uyu muntu azambwira ifoto yawe ndayishyiraho ndahamenye naje ndahamenye none bazamfunga se bavuga ngo nari ibyo wishyize amafoto ahantu henshi se n'ahantu hake rwose hashoboka ariko uyikureho ariko ubabwiye ko wambonye nta cyaha mfite ntaza kwitsimba hano kuki uri kwitsimba umuryango wawe oya simushaka arega biriya bibazo biri mu muryango wawe ubanze bishyire ku murongo wanyawe oya ntabyo numara kubishyira ku murongo wanyawe ntujye wavuga uti ngewe ibintu bigomba kugenda gutya uragiye n'utu dukwavu ngezeho bazaze baturwaniremo kwe zaturwaniramo uriya mugore n'uriya mukobwa wanjye we banze ukimura ibibazo bihari ndabikemura mu buryo uburenganzira bwawe bwo kuba ahantu ugomba gushaka kuba ufite uburenganzira bwo kubana no gushaka nzabikemurira iyo butazabazana hano iyo ngiyo uzabenda uzabwiye ko wambonye ariko tuzahurira ahandi hantu nta mugore wanjye nshaka akazakandagira cyangwa umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye reka nararambiwe singiye usubira muri gereza pe narahombye bihagije iduka ryarahiye inka zanjye zararangiye zose ngezeho naho mpindura amazina kugira ngo njye niyubake nisubire ku murongo wanjye njyenyine nta n'umugore nshaka kuzabana nawe reka ntawe wowe ubwawe sibyo wowe ubwawe kuki tazanye umuruho kuki uba wumva udashobora kongera kubana n'umugore wawe reka ibyo bankoreye ntabwo nshobora kuzongera n'umunsi n'umwe sinshobora kuzongera kubana nabo niyo baza ahubwo nzahunga nimuke nibi nongere mbite ngenda barampemukiye bihagije isura nari mfite aho itarahindanye isura nari mfite mvuye muri gereza nagerageje ngo mbaye n'umukobwa wanjye niyubake cyane anyirukana izuba riva cyane rwose abantu bareba ndasuzugurwa yego none rero ukuntu nsigaye narabaye ariko ntago wabaye nabi ku buryo utagira reka nzongera kugaragara ari uko nsa neza cyangwa maze kugira ikintu ngeraho bari ubihorere shwi sicaba zahinguka hano reka ejo bazasaye narahinduye amazina bavuga bati none se nyine ngewe ndi kwibaza agasha ninda zirimo kurya rero ninda zirimo kundesha ni iki wowe ni iki nose ntago woga ndoga ariko kwera imyenda nta myenda yigira imyenda yose wa mugore yarayisigaranye wa mukobwa wanjye indi nyita kuri nyamugore uwiri ko tubona niryo mfite n'agashati kamwe dore kare hariya mu nzu nanga ukambara ngo katandura none hajemo n'inda ziranyishe zo kaburanirwa naraye ntewe n'intozi none n'intozi zandiye uyu muruho ntago nshobora kongera uzabana nabo ntago bishoboka none se we wigeze ubona mera gutya dore ni izindo ni izininda gusa do ninda none se we wajuka ugasubira mu muryango oya izindi igikote nzagita nzagurisha inkwavu ebyiri hano nguri imyenda n'ukwibabaza kugira ngo nibabaze zandya zagira ko ziranaryana rero ziraryana sha we ujye utanteguje sha usanze ndi kwikwatagura kwe nyene nari kuguteguza nari kubana gufuye no guhinga hano mu rutoki nyene nari kuguteguza nari kubana gukura fa kubandikamo kino gikote ngizo ukuri nari kuguteguza nari kubana gukuye sha ni ikibazo gikomeye narakubiswe nahuye n'ibiba ko ntaterekera ntaraguje ibiya bintu byavuye buri boya biriya byagombaga kuba biriya byagombaga kuba kuko byari biri mu igeno ryawe nashatse nabonye umupfumu byagombaga kuba nabonye umupfumu nshaka nanjye kubakubitisha inkuba shaka ndavuga ni naba nikoza amaraso nanjye kubakubitisha inkuba hari umupfumu hano hepfo yaba maraburiye
ndabareba naboneka da nawe ukora amaraso yego ndi umuntu w'umubyeyi cyane ariko bihorera dore uko bangize sha n'ukuntu barasaze wowe ikintu rero ngiye ngize amahirwe rero ndakubonye cyane ubukeye ngize amahirwe ndakubonye nagushira amakenga bona gushira amakenga abantu uzabaza ntago ngiye nzabaza rero ko mubwiye nyacyo dore turi inshuti cyamfashije ugiye mbavuze yego niwe ngiye kugaruka hanga ugasana bateza imitego umupfumu wanjye akabamara nakazi ka dema hugiriye inama nuko umuhamagara ubwo ikintu gihari nuko gushaka umwongera mugasubirana nk'umuryango ujya bihorere mukareba ikintu mugomba gukora simba keneye nanjye kandi ndabizi ko batanyeneye ntabo nshaka umugore wawe aragushaka reka none aya mahano nayakwizanye nta mahano nayakwizanye umuntu aronguranye n'umukwe wanjye sinshobora reka izangwara za hato na hato ujya wumva zijya zivuka ugasanga imiryango yabyaye ibigoryi nayo mahano yose ujya wumva sinshaka rero kuza ayo mahano kabagumana amahano yabo none se ubutumwa baba hano ubuhe cyane nibajye gusenga bajye basenga bagumana ibyabo bihane Imana izabatabare bajye mu nsengero dore zaradutse abantu mwe ngiye nayo mfite ubwoba bw'ahantu umusaza ari gize amahirwe ndamubonye ari amahano najya mu rusengero nibizankundira nzagaruka kumusura tuvugane turebe icyo tugomba gukora sawa Imana ibampera umugisha muzereka ntahe ntahe ngiye kuba nkubonye byonyine n'ubu nabuze icyo mvuga nabuze n'icyo ndenza kwambara agashati ngiye kurakora cyambere nibyo sawa Imana ibampera umugisha bye bye